Murakoze cyane tubahaye ikaze kuri Amavia TV nanone nakagaruka muri kumwe na Ndacyayisenga Jean Dodier nkuko tubimenyereye turagarutse kandi ku magambo y'ubwenge. Amagambo y'ubwenge adufasha muri buno buzima nuyumva hari ikintu ari buhindure ku buzima bwawe. Ntuyumve gusa ngo nurangiza wicecekere, ahubwo yumve nurangiza ushyire mu bikorwa, kuko iyo wumva ntushyire mu bikorwa urakererwa mu rugendo, ariko iyo wumva ugashyira mu bikorwa ugera kure hashoboka. Nakubwira ngo rero uracyari umuntu udasanzwe, uracyari umuntu ukomeye, uracyari umuntu w'agaciro muri buno buzima busanzwe no mu buzima bwa hano mwino si, kuko niba ugihumeka ibyo utarageraho wabigeraho, ibyo utarabasha wabibasha. Upfa gusa kuba wabitekereje warangiza ukabikora, uzahuramo n'ingaruka nyinshi, ariko ingaruka ntacyo zitwaye kuko zirakwigisha, zituma uzabwira abandi urugendo wakoze. Ijambo rero tugarukanye ni ijambo rivuga ngo urukundo buri gihe ruratsinda. Urukundo ruratsinda. Urukundo, impamvu urukundo ni character y'Imana, ni character y'ubumana. Imana ubwayo ni urukundo, nawe yaremye bakwiriye kuba urukundo. Ukwiriye kugira urukundo rurenze urwo wowe utekereza, kubera ko urukundo ruratsinda. Umuntu ashobora kukwanga, akakwanga akanabikwereka, akanagukorera n'ibimenyetso bifatika, ariko wowe iyo utagendeye muri wa murongo w'urukundo, nyuma aravuga ngo uyu muntu yanyeretse urukundo rukomeye, nkwiriye kwihana nkaca bugufi tukabana mu mahoro, kubera ko nabonye ko ibyo mukorera byose we yanyeretse iki? Urukundo. Yesu aza kudupfira ntago rimwe na rimwe twabyumvaga, ariko rwari mu buryo bwo kutwereka urukundo ruhambaye. Yaratwitangiye kugira ngo rero urukundo rusakare, nuko rugira abantu barwitangira, bakarwerekana, bagakora ibyarwo. Niba hari uwaguhemukiye ukamubabarira, ukamugirira neza, nyuma niwe uzagaruka kujoyininga gufashe gusakaza rwa rukundo. Bifata nk'amasomo y'urukundo n'ingero nka best practices zigenda zitwigisha muri buno buzima, ariko urukundo rwigisha abana bawe, rwigisha abo mu muryango wawe, rwigisha inshuti zawe, ubabwire ngo love always win. Urukundo buri gihe ruratsinda, ntirujya runeshwa, ruratsinda. Urwango rushobora kuza rukigaragambya, rugakora ibintu bihambaye bikomeye, ariko finally y'urukundo ruje rwerekana indi face yo mu buryo bwiza, byerekana ko ibintu byose bigira gute bishoboka. Mbifurije urukundo, mbifurije kurushyira mu bikorwa, mbifurije kubana narwo, mbifurije kugenda murwubaka, mbifurije kugenda murusakaza, mbifurije kugenda mukora ibyarwo. Urukundo ntirwirarira, urukundo ntirwikakaza, urukundo ntirwihimbaza, urukundo ntirukunda ibyarwo. Urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose, kandi rugira neza. Ntago rwifuriza ikibi abandi. Urukundo ni urukundo ruzahora rutsinda, kuko rufite ibyiza byinshi biruranga bitandukanye n'ikinyuranyo cy'urukundo. Mbifurije urukundo,
mu miryango yanyu, mu bihugu byanyu, mu matorero yanyu, aho mukorera imirimo itandukanye, mugire urukundo, mwerekane urukundo, mukore iby'urukundo, muzagera kure. Irindi jambo riravuga ngo isi ikeneye umutima wawe mwiza. Isi ikeneye umutima wawe. Witegereza ko hari undi muntu ikeneye. C'est toi. It's you. You are the first person that the world need. With kind heart. With good heart. Mutima urimo ibyiza, uvuga ibyiza, utangaza ibyiza, werekana ibyiza, amarangamutima yawo ni meza, intekerezo zawo ni nziza, ibintu byose ni byiza, kubera ko ari umutima mwiza. Niwe isi ikeneye. Ntabwo isi ikeneye umutima uhahamura abantu. Ntabwo isi ikeneye umutima utontoma. Ntabwo isi ikeneye umutima ukomeretsa. Ntabwo isi ikeneye umutima wangana. Ntabwo isi ikeneye umutima uri mu rwango. Oya, isi ikeneye umutima mwiza wawe. Ntabwo ari uwa mama wawe, ntabwo ari uwa papa wawe, ntabwo ari uw'abana bawe, ntabwo ari uw'igihugu cyawe, ntabwo ari uw'itorero ryawe. Oya, ni wowe. Ibyiza bihera kuri wowe. Nibihera kuri wowe bizasakara isi yose. Isi ikeneye umutima wawe mwiza, usohora ibyiza. Bibiliya niyo ivuga ngo isoko nziza ntiyatanga amazi mabi, ariko n'isoko mbi ntiyatanga amazi meza. Bisoko nziza, bisoko ikiza, bisoko ibohora, bisoko itanga ubuzima, bisoko itanga ibyiringiro ku bandi, bisoko itanga umunezero, bisoko y'ibyiza byose. Abantu bifuze kuza iwawe. Abantu bajyaga ngo bifuza kujya kwa Salomoni kubera ubwenge yari afite. Abanyafurika n'abandi bose bakajyayo kureba ibyiza yakoze. Nukora ibyiza, umutima nugira umutima mwiza, ukiza, ubohora, urema ibishyashya, utanga amahoro, utanga ibyiringiro, utanga umunezero, abantu bazazi bawe. Abantu bazazi iwawe. Isi ikeneye umutima wawe mwiza. Ni wowe. C'est toi-même. C'est moi-même. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. C'est nous. C'est moi. C'est toi. Il faut que nous faisions des choses qui sont différentes, qui amènent une transformation. We have to bring a kind heart that is really bringing transformation, holistic transformation. Y'abantu batekereje neza bagera kuri byinshi kubera imitima myiza. Ariko nawe imagine noneho ahari intambara atekereza ibibi gusa. Ariko zana umutima wawe mwiza, nzana uwanjye, tuzubaka societe, tuzagira umumaro societe, tuzagera kuri byinshi, kandi nta na kimwe kizatwitambika kubera ko tuzaba dufite imitima myiza. Hirya no hino hari intambara, hirya no hino hari amakuba, hirya no hino hari ibigeragezo, ariko turi abantu bo kugira ngo ibyo bigeragezo tubigiremo uruhare, tugire intambara tugabanya, tugire ibindi byinshi twakora byatugeza kure kandi tukabaho tunezerewe. Umutima wawe mwiza urakenewe. Umutima wawe urakenewe ku manywa, urakenewe nijoro, urakenewe mu gitondo, urakenewe ibihe byose. Irindi jambo riravuga ngo niba nta kintu cyiza ufite cyo kuvuga, ntukirirwe unavuga.
niba nta kintu cyiza ufite cyo kuvuga, don't say at all. Wivuga, keep quiet, cecekere, kubera ko nta kintu cyiza ufite. Ufite ibyiza byubaka abantu, bikomeza abantu, bibateza indi ntambwe, bibensipayaringa, bibakomeza, bituma bagera kure. Fata mikoro, rangurura, bwira abantu, mu muryango babwire, mu gihugu babwire, ku isi babwire, Amerika yibwire, Uburayi babwire, Afrika babwire, Aziya babwire, Oceania babwire. Niba ufite ibintu byiza, ariko niba nta byiza ufite, keep quiet, icecekere, be silent. Ibyiza nibiza, you will speak out, uzavuga. Hari abantu bakunda ibintu byacitse, ibintu byakomeye, mu icyake byabaye nabi, mu gihugu byabaye nabi, ibintu. Ariko ibyo twe ntabwo ari byo tubabwira. Turi kubabwira ngo niba ufite ibyiza, fata mike, fata ijambo, jya mu muhanda, jya mu muryango, rangurura, bwira abantu, amativi yose naze, ibihugu byose nibize, imiryango yose nize, amoko yose naze, nubabwire. Ibyo ubabwira bizabahindura, kandi kuko ari byiza bizagira ingaruka nziza no kuri generasiyo zindi zizaza. Ariko niba ufite ibibi, birica sosiyete, biraroga sosiyete, birakorompinga sosiyete, birayisubiza inyuma aho kugira ngo biteze imbere. Ariko niba ufite ibyiza, bivuge, byandike, bishyire mu bitabo, bishyire mu binyamakuru, bishyire mu migani, bishyire muri social media, bishyire muri platform zigera kure kurutaho wowe wagera. Ibyo ngibyo nibyo bizubaka sosiyete nyafurika, nibyo bizubaka isi, nibyo bizubaka uno mugabane, tukabaho dufite ibyiza, kubera ko abantu bacu amarangamutima yabo, intekerezo zabo zakira ibyiza, ibyiza, ibyiza. Iga kuvuga neza, iga kugira ijambo ryiza, iga kuvuga nubwira abana bawe neza bazagera kure, nubwira inshuti n'abavandimwe neza bazagera kure. Niba ufite ijambo ryiza, rivuge. Ariko niba ntaryo, icecekere. Bizagufasha kutagira abo wangiza, bizagufasha kutagira abo uhungabanya, bizagufasha uzanasiga umurage mwiza. Bazavuga ngo uriya muntu yitondaga, yacecekaga, ibyo nyine yarabimize. Niba byari na bibi byagumye mu mutima we, ntabyo twamenye. Irindi jambo riravuga ngo buri gihe jya wumva abandi n'umutima ubakunze. Buri gihe jya wumva abandi n'umutima ubakunze, with loving heart. Hari igihe umuntu aza kukureba, ukamuvugisha wumva udahari, ukamuvugisha wumva nta mwanya umufitiye, ariko urwego waba uriho rwose, jya uvugana n'abandi, wumva abandi n'umutima ubakunze. Ibi bituma abantu babana neza, bituma abantu bahanana agaciro, bituma abantu bafashanya muri buno buzima, bakagera kure hashoboka, kubera ko babana neza. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo ntiwakunda Imana utarabona, utarakunda mwene so. The way wumva abantu, the way wakira abantu, the way ubakunze, the way
nawe bazagukunda, the way nawe bizakugarukira, the way nawe uzagira undi mugisha. Umva abantu, vugana n'abantu n'umutima ukunze, uzaba umuntu udasanzwe kubera ko hari ibintu bidasanzwe ufite muri wowe. Ibyo wabyitoza, ibyo ni ukubyitoza. Ujya wakira abantu udahari, ujya wakira abantu utabyitayeho. Umuntu ajya kubwira ibintu ntubyiteho, umuntu ajya kubwira ibintu umutima wagiye. Tangira witoze kujya noneho umwumva neza, umukurikire, umenye ngo yambwiye ABCD. Uruhare rwanjye icyo namufasha ni ikihe? Namuhakanira se? Namurangira undi muntu wamufasha? Namugira inama imeze gutya na gutya. Umva umuntu, ganira n'umuntu n'umutima umukunzi. Irindi riravuga ngo ntugakundire ko ejo hawe hazaza hasenye uyu munsi. Ntugakunde ko ejo hawe hashize hasenya uyu munsi. Bishatse kuvuga iki? Ejo ibyahabaye byarabaye, ariko wibigira foundation yo gusenya uyu munsi. Ndabaha urugero. Hari umwana w'imfubyi runaka, abaye mu muryango runaka, bamugiriye nabi, bamufashe nabi. Agiye mu wundi muryango, uramwakiriye, uramukunze, uri kumukorera ibyiza, ariko ya yesterday y'abamugiriye nabi n'abamukoreye ibyiza ntabibona nk'ibyiza, ahubwo aracyari kubafata nk'aba bandi. Ibyo rero byakwicira uyu munsi, bikanagira ingaruka ejo hazaza. Ndakwinginze ngo ejo hawe ntihasenye uyu munsi, kuko uyu munsi nirwo rufatiro rw'ejo hazaza. N'ejo hashobora kuba urufatiro hazaza ari amasomo wigiyemo, ariko atari ibisenya. Ibyubaka bikomeze, ariko ibisenya bisiga iyo ngiyo. Komezanya n'ibikubaka, komezanya n'ibigutera imbere, n'ibiguteza imbere, komezanya n'ibyiza, ibibi bisige behind. Bisaba kwihangana, bisaba kumenya ubwenge, bisaba gushaka amakuru, bisaba gusobanukirwa, bisaba kwigomwa, bisaba kugira undi mutima udasanzwe, kugira ngo your yesterday does it have an effect or ruin today. No, your today is better than yesterday, and your today is a foundation for the future. Ejo hawe ntihagasenye aho uyu munsi. Hari ingero nyinshi numva nababwira, ariko niba waragiranye ikibazo na fiance wawe ukababara, wenda ukenda no kwiyahura, ibyo ntibivuze ko bikwiriye gusenya uyu munsi hawe. Tekereza uyu munsi hawe nk'ahazubaka ejo hazaza. Wongere wigirire icyizere, wongere wubake uyu munsi, wubake n'ejo hazaza, kuko uzagera kuri byinshi. Urugo rwawe rwarakunaniye, wahuye n'amakuba, uhura n'intambara. Yesterday hari harimo ibikomeye, ariko haracyari ibyiringiro yuko uyu munsi ibyakubayeho bitagusenyera uyu munsi, ahubwo byagufasha kugenda ushyiraho
imirongo y'ingenzi n'ibintu bigufasha mu buzima, wavanamo amasomo bigatuma utegura ejo hawe hazaza uyu munsi. Murakoze rero, n'ayo magambo twari twabateguriye kuri uyu munsi. Mukomeze mugubwe neza. Ijambo rya mbere ryavugaga ngo urukundo buri gihe ruratsinda. Irya kabiri ryavugaga ngo isi ikeneye umutima wawe mwiza. Irya gatatu ryavugaga ngo niba nta cyiza ufite cyo kuvuga, ibyiza wakicecekera ntugire icyo uvuga. Irindi ryavugaga ngo buri gihe jya wumva abantu, uvugane n'abantu ariko ubakunze. Irya gatanu ryavugaga ngo reka ejo hawe hatagusenyera uyu munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Niba utarakora subscribe, ukore subscribe, ukore comment, ndetse unasangize ibi biganiro n'izindi nshuti zawe. Kandi inkunga muhora mudutera turayizirikana umunsi ku munsi. Mujye mukomerezaho. Iyo umpesheje umugisha nanjye nguhesha umugisha, kandi Imana yaguha umugisha nawe ugahesha abandi umugisha. Gutyo gutyo Imana ibaha umugisha. Naho utaha no ku yandi magambo adufasha muri buno buzima busanzwe. Murakoze, naho utaha, murabeho. Bye bye.